mu gitondo kandi yampa ku kijumba y'inyama zabuze najya kureba ibijumba nkasanga nta n'igishishwa nk'abati nta birimo basi mpo umuceri wonyine ati nawe ubuze muri abageni mutaramara n'iminsi 3 uri kubyumva niba ubuze icyo mumarira sigaho kumusonga muhumuriza barabatumaga umva ni ibintu bohereza ngo umva bagatume bazimu ati mugende icyo musanga mu nzu yabo cyose kiba udufaranga kiba ibiryo kiba ibijumba kiba avoka kiba iki mukuremo nukuri bakajyana ndi gusonga ubugari ne bugiye gushya neza twumva ku rugi ati murapfuye ni moshi tugende mba nikoreye isafuriya irimo ubugari n'isambaza n'igifuka ngo Imana irambwiye ngo mutetse ubugari n'isambaza bwari bwije ari nka saa moya urabyumva nimuhitamo umva rimwe kabiri gatatu mushyire mwibase muvaha murapfuye tese muze tujye ati yaba muri gutinda musohoka ampambira mu gifuka amaze kumpambira mu mufuka imbeba ziraza zindira muri wa mufuka zindiramo hashize nk'icyumweru cyangwa 2 mama agire ngo azakankure muri wa mufuka nugushishimura nkuko wafata gutyo gashishimura mu bisabe byafatiriye mama ya y'igifuka ndashishimuka no mubiri nahitwaga umubiri hashoboka harakunkumuka yamanuranye nambaye umwenda mu buzima bwanjye nujuje imyaka 16 kandi nabonaga nta kindi kuko itaka nenararimaze aho hantu bahoreraga inkoko amatotori y'inkoko niko tuyita narayamazemo mw'icyo kizu kidasakaye kidahomye ikankuraho kurya umwanda nitumye ikampa ku ifiriti ikankuraho kunywa inkari na nyaye ikampa kunshyushyu ikampa no kuri ji ikampa ni haleluya Imana ikampa navutse ndi mubi kambivuge gutyo haba inzobe haba inkara haba nta ruhinja ruba rubi ariko nge navukanye imyaku n'imikoshi byo guhumana umubiri abarozi baguhumanyiriza umwana kabikintuza yari uruhinja kuko ijambo rabango umubi ntasinzira asinzira ari uko akoze ikibi nako nabyutse numva n'ubundi ndwaye ariko ngera isa yo kuza numva ndi koroherwa ngeze aha ngaho umukozi w'Imana aransengera abanyamwuka haleluya Imana inkuraho uburwayi nukuri nicaye hari Imana nkuyeho uburwayi ubu ndi kumva ndi muzima hari ijambo nkunda rivuga ngo Yesu kwa bisanze siko agira ute Yesu kwa bisanze siko agira ute ndumva nta mwuka wo kuzamura cyane ariko njya mbishobora ariko gutya hari ikibazo nta kibazo abayobozi ba gahunda barakoze kumpa umwanya ngira ubuhamya njya ntanga nk'amasaha 6 cyangwa 7 cyangwa 8 ariko bwakeye ndagenda mbivuga mu ncamake nashimye Imana hano nahabonye umuntu y'iwacu ndishima ku mavuko mu rugo iwacu ni Nyamasheke ariko nyirizina naje Kigali mvuye Rusizi hari abandi bantu banzira hari abandi umuntu nzi nagira gutya ura nawe Imana mu umugisha mbonyanze undi ninde ura nayo bara 2 na Imana igira ute ibahe umugisha ubwo babaye abantu 3 tuziranye n'uyu musaza wanjye nawe ni wa 4 cyane ndetse mu uyu mujyi wa Kigali uyu ni inshuti yahaguruka ariko bakubona uyu ni inshuti yiwacu yo mu rugo rwo kwa Fabian na Beyata abaje nyuma nitwa Mukani yige na Betty Imana ishimwe mu ncamake mvugamwe ubuhamya simbuvuga cyane kuko dufite kuvuga ubuhamya mfite kuvuga ijambo ry'Imana no kugarura abantu mu nkuge kuko bayisohotsemo amina ni ibintu 3 ndavuga ubuhamya ncaguranyije nimbisoza nsoma ijambo Imana ishimwe ndashima Imana uko tuvugana sinari nkwiye kubaho sinari nkwiye kuba umuntu nabaye umuntu ngize imyaka 16 simbuvuga bwose ubuhamya pe ndagenda mbucamo
mba umuntu mfite imyaka 16 sinzi kuvuga cyane muri hangana ibyo ntashoboye kuvuga njya niseguza ku bantu kuko namenye kuvuga mfite imyaka 16. Ndashaka kubabwira ngo tujye dusaba neza turi mu nzu y'Imana, turi mu mago yacu, nibindi tujye dusaba neza. Niba uri umukobwa usabe neza, niba uri umusore usabe neza. Mama wanjye umbyara yasabye nabi Imana imuha ibibi ari byo nge, ariko ndashima Imana ko yampinduye mu kuba umuntu mwiza ikangira n'umugore. Mama wanjye yari indaya, akambivuge gutyo, yari indaya, ariko igihe kiragera umugabo we wa mbere arapfa, apfa babyaranye kabiri. Undi mugabo epfiriye wari ufite abagore 10 yubakiye, abonye mama wanjye aramubonerana aramucyura, ntimubizi. Maze kumucyura, mama yari afite abahungu, uriya warabizi nyine ni w'iwacu, afite abahungu. Aravuga ngo ubwo Yosefa ngereye mu rugo Imana impa umukobwa. Papa wanjye ahageze n'ubundi ahita abyara umuhungu, ahita akurikizaho undi muhungu, usanga babahungu be babiri bakuru. Abati noneho mbonye umukobwa nava mu byaha, tuve mu matelefone twihute, sintindara abantu bari mu matelefone. Mbonye umukobwa noneho nahita nihana. Nubwo yaza ari impumyi, nubwo yaba ari igikobwa cy'ikirimarima, nubwo yaba ari igikobwa kituzuye, nubwo yaba ari igikobwa murabyumva nyine gusaba nabi, ariko nareba gutya nkabona ni umukobwa, nahita nihana. Imana iri mu ijuru ihita igira vuba imuha umukobwa ari we nge, imumpa. Papa wanjye ngo ahari babyariraga mu rugo, murabyumva. Papa nkubise amaso gutya ati yo papa, atumve mbaye wabyaye benshi. Ahita aramanuka asanga baba mama babagore bicumiriye epfo yanubakiye, n'ubu banariho, n'ubu baranakomeye nta kibazo, kandi barimo uko ari 10, kandi abatunze uko ari 10. Ahita asezera kuri mama. Mama wanjye badusigaranye ubwo turi bangahe? Twihute, bangahe? Gato cyane babahungu bakuru barapfa, bamwe babiri. Abadusigaranye turi bangahe? Bo kwa nyine murabyumva, bo kwa wa mugabo. Impamvu papa atandebyeho, navutse ndi mubi, kambivuge gutyo. Haba inzobe, haba inkara, haba nta ruhinja ruba rubi, ariko nge navukanye imyaku n'imikoshi byo guhumana umubiri. Abarozi baguhumanyiriza umwana kabikintuza yari uruhinja, kuko ijambo rabango umubi ntasinzira, asinzira ari uko akoze ikibi. Mvuka ndibisebe, uruhinja ruvuka rufite umubiri muzima, nge mvuka umubiri w'ubuhinja ushishuka amaraso ava. Mvuka nibishegu by'ibisebe bihora bimeze uko. Mama bagumanye icyo kigeragezo kiwe. Nihuse babahungu nabo bababwiye mama ati jugunya umwanda tugumane cyangwa uvuge tugende. Mama ati reka mwe kugenda kanjugunya umwanda. Anjugunya keshi si ngombwa kubijyamo. Iwacu twegereye ikivo, anjyanye namo nka kangahe. Akanando hariko abashi bashinzwe kuroba, bakamubona vuba bagahita ko bamwamaganira kure. Abikora kenshi, abonyeze nko mu myaka wenda kanihute 11 ni birebire. Imana ishimwe, na hano nafashijwe amagambo meza y'Imana arandyohera, nkavuga ngo burya nanjye wari wanteganyirije kuba nabo umuntu nkagara mu bantu beza nkaba. Muri beza aza kuvuga ati byiza reka ngushyire so, isiko nawe areba urugamba mfite. Abahungu barigendeye, bamwe babiri nyine murabyumva, nkusigaranye uri iki? Ni amazi yawe, ni imikubuzo we nzabona ku mbuga wakubuye, ni inkono yawe uzateka nkarya, ubu ngufite uri nk'iki usibye kukujugunya nyine.
igihe kiragera ati jya kwa so nabo bababo genda ujya kwa so arampeka sinagendaga urumva nari ikimuga njyana kwa mukadata mukuru ndamukunda mukadata mukuru ni umudivantiste w'umukristo Imana izamuha ijuru anjyanayo mama ahita agenda ubwo ndi wa mukobwa utazi no kwanga wenda nshatse gusoba kanjye hano nshatse kujya muri toilette kanjye hariya hoya naho nyine murabyumva mama arambwira ati ngo kubita urugi baraza gusohoka bamenye yuko waje nge ndagiye anagenda ubutazongera kumubona urabyumva nanjye nkubita urugi ati papa urabyumva nyine nubwo ntari nzi kuva naradada guzaga arasohoka maze gusohoka nta kintu yamvugishije kuko urumva nta makuru yanzi yankubise urushyi mbandagara nk'iri yabwira abana ati mumujyane mu nzu y'inkoko iri hirya kandi mumujyane mutamuteruye musunikisha ibiti njya mu nzu y'inkoko nahaboneye akaga n'amakuba nabicaguranyije ababizi neza ubwo bumvisha aho nafatiye inzu y'inkoko imbwa zirahandira nari naraboze imbwa ubu mubiri wanjye ni inkovu ariko Imana igivura imyaka uriya mu mama Imana iguha umugisha nkwemereye bombo y'agati yatatse Imana numva avuzemo ijambo rivanga Imana ivura umwaku Imana imuha umugisha burya ari kungira gutya atazi ko nzamuha ku mazi yo kunywa ari kungira gutya atazi ko nzamuha ku byo kurya akarya ariko ndamukunda cyane mama kandi ariho nuba ari mu rugo ikinyinya abantu marira ibitaribwa ariko ndashima Imana yanyomoye inguma ikankuraho kurya umwanda nitumye ikampa ku ifiriti ikankuraho kunywa inkari na nyaye ikampa ku nshyushyu ikampa no kuri ji ikampa ni haleluya Imana ikampa aho hantu inzara irahandira buri wese afite ubuhamya ku cye giti ntagire unyumva nabi buri wese nirye kose aho hantu ndahababarira nagira ngo nshatse kunyara kambivuge gutyo nkatega igishyi nagira ngo nshatse kwituma nkaba ndatomboye mbonye iposho kuko nta muntu nari mfite n'uyu wo kuntabara kandi nabonaga nta kindi kuko itaka nari nararimaze aho hantu bahoreraga inkoko amatotori y'inkoko niko tuyita narayamazemo nk'icyo kizu kidasakaye kidahomye ibibazo nakaga n'amakuba birambera igihe kiragera umwana nkunda cyane usibye ko asigaye aba mu Bufaransa abwira mama ati cya kintu wajya uheka kinuka kibahe ati nakijugunye pfirira mujye kukirebayo Beyata mushuti niho nakuriye Beyata nta mupasiteri wanyimitse Beyata nta mama wanyise Beyata nshingiye Beyata neza yangiriye kuntu mukunda nahise nanjye nitwa Beyata ndavuga ati nkiza nitwa Beyata umwana arahansanga arambwa ati ndi imfubyi wacu barabishe muri jenoside mbahari haruguru nanjye naragowe arambwira ngo humura uzakira akajya agira gutya ku mubiri kandi umubiri yari ibisebe humura uzaba umwana mwiza nkuko nagira iyo mujene humura nari mfite imyaka nka 10 n'ingahe ntazi gukaraba mu maso ntazi kwiborosa mu buzima ntariroga umubiri wose nyine aho menye yakenge urabyumva nawe umwana aranyegera arankuyakuya humura uzaba muzima nge ndi umunyeshuri nge ndiga utuntu nk'utwo nyine murabyumva numva mbaye nk'uvugiwemo n'ijwi numva ndadaguje ngo nshakiye ku mazi yo kunywa ubu nkunda amazi yo kunywa cyane ariko suko nyakunda cyane ahubwo ni ukubera nayabonye impitagihe kandi angira umumaro mama yumvishe ko imbwa zandi aramubwira ngo naragiye ndamureba imbwa zaramuriye n'ibisebe gusa ahora avuza induru mama aza kuhandeba arongera arampeka aranzamura angejeje mu rugo ariko ubwo wa mwana yanzaniye ku mazi yo kunywa andanancanira mutuma ibisimba kubinzanira arabinzanira ndabyotsa
aho hantu mpava narabyibushye wa mwana nyine ubwo aho hantu mpava nyine ibisimba nabiriye nkagitera muziko cyamara gututumba mu nda kwa kundi gifureka ngufu buna busimbi inkoko zitora mu binonko murabizi muratuzi tujerere majere nkayotsa nkayarya nkakanja kubera ibinuri byabyo bidahiye karenza amazi ndagenda ndabyibuha mbese urabyumva ko Imana igivura umwako Imana itanga ku biryo Imana itanga ibyo kunywa nambaye umwenda mu buzima bwanjye nujuje imyaka 16 umukobwa w'imyaka 16 uzi ko yabyara aranzamura mukecuru wanjye ngeza mu rugo tubana gutyo babahungu baragiye aza gutekereza ikindi kintu gikomeye ashaka umufuka amambiramo kuko imbeba zarancombaga izino mbeba zo mu nzu ndazitinya zarancombaga zikandya umubiri amambira mu gifuka amaze kumpambira mu mufuka imbeba ziraza zindira muri wa mufuka zindiramo hashize nk'icyumweru cyangwa 2 mama agire ngo azakankure muri wa mufuka nugushishimura nkuko wafata gutyo gashishimura mu bisabe byafatiriye mama ya y'igifuka ndashishimuka no mubiri nahitwaga umubiri hashoboka harakunkumuka yamanuranye n'umufuka uri kubyumva neza ariko ngenda umubiri wanjye wose usigara mu mufuka jugunya nkiriya sigara ubu amagufu y'umubiri wanjye nyatekereza nkajya numva hamwe na hamwe ndahibuka gato cyane ariko isaha y'Imana yari ihari hari indirimbo ngira nuko ndi kumva nyine nasara murabyumva ivanga isaha y'Imana nigera ntizarenga rindira Imana ubone gutabarwa kuko mu bintu byose Imana yakuremeye hari isaha yabyo inkike zikagwa imbere yawe nzayirimba ningaruka ndi muzima mu mihogo mukecuru aravuga atari ku bundi nzakugira uti umuntu aramubwira tuzazo ntarira ibitoki haraza amutarira ibitoki amaze kubishyiramo munsi kwa kundi umuntu ashyira ibitoki mu ntabo wenda niko namwe muyita urwina tugomba kujyamo bazajya kubikuramo anshyiramo ubu ntinya umuntu ndeba cyane ariko si uko ntarebwa cyane kuko iyo yandebaga gutya nabaga nzi ko hari ikintu kigiye kumbaho kandi kimbabaza aramatigira uryo ashyiramo aratwikira arangije ahereza ibitoki umwotsi murabizi ubu hano kukuguru nyine niho hari herekeye aha hereza umuriro nuko habaye mbona marayika w'Imana aramanutse asanze muri ya ntabo sinari ibyo gusenga n'ubu sinzi gusoma no kwandika ariko sinari nzi gusoma no kwandika ariko ubu nzi gusoma no kwandika icyo gihe sinzi ibyo gusenga n'ibindi urumva nta buzima bwo kujya mu rusengero ntabwo nabonye mbona umuntu aramanutse ansanze marama ngo gira kuno kuboko kuko kundi nari naguseguye gutya kugira gutya ndashaka kugukuramo mbikoze mama ngo abone intabo yose igize ikibazo mama itagira ubwoba arongera akuramo aragira nsangamo ankuramo ndamubati hari umuntu umwe ngo hari icyo nzabacyo ancira mu maso yanywaga bya bindi yanywa ancira ngo uzaba iki uzaba umuntu nk'abandi uzaba nyine urabyumva ndambwiye ngo hari icyo nzaba turataha tujya mu rugo gato cyane kanusa ubuhamya ubwo ngiye kusa ubuhamya ni ibintu njya mvuga amasaha 8 gutyo gato cyane umuntu amubwira ati ngwino mpingire aragenda amaze gutebura kwa kundi ntimubizi kwa kundi bahinga ine bakura ubutaka ashyiramo arahinga aratera njyewe uko kujyamo icyo numvise nuko abaye nk'unkandajya nyine gutya murabyumva kwa kundi urabyumva nge mpita mbona ikirere cyo muri Kongo mbona kirasadutse sinanzi ibyo kwerekwa sinanzi uko Imana ivuga nuko nabibonaga gisadutse mpita nkunda kuririmba abantu bima haleluya
kandi mbakumbuza ijuru ni ryiza. Ijuru hari abantu beza baririmbye, mujya muririmba mubikunze, kuko mu ijuru bararirimba kandi nicyo tuzakora tugezeyo. Mpita mbona ikirere kirapasutse, mpita mbona iriya abantu benshi bari kuririmba, mpita mbona iyo hejuru abantu barebare beza banezerewe, mpita mbona hacometsemo abagabo n'abakobwa. Baraje baza baririmba bafite amakayi manini, baza baririmba ngo ngiye kubona mbona umupapa umwe nk'uyu haraje ahisa nkuramo, ankuyemo ngo mbona arambwiye ngo nduri ikimuga ariko hagarara, ngo mbona ndahagaze. Nirebye ngo mbona nyine ndi uko, nirebye mbona ndi uko, ngo mbona ndi urukara, ngo mbona mbese urabyumva iyerekwa rikaze, yerekwa rifatika. Uwo mwanya ahita kwaranjyana negamira ba bakobwa beza, bahita bampereza cya giti, haleluya, bahita bampereza yakayi. Wa mugabo aramubwira ngo ntuzi gusoma kuko utize, ngiye kukwigisha gusoma. Njye ubwo ndiyo ngiyo, umukecuru nawe yakubaye ari guca nyakabyizi, aranyigisha arambwira ngo kandi nkwisebe yata. Imana yabonye ko nkunda beyata. Uwo mukobwa yankuye ahantu amwe ibyo bisimba, anzanira ayo mazi uzikuntu nari meze, arambwira ati nkwisebe yata, anyigisha n'ibindi namwe mwarize murasobanutse. Ndiga arangije arama ngo ririmbana n'aba baririmbye, mbona dutangiye kuririmbana. Uwo mwanya aramwa ngo kandi nkugize umukozi wanjye, nkugize umunyempano. Uwo mwanya mbona ndujujwe, sinzi ko abanyempano buzuzwa, nta nibyo narinzi ngo nduzuzwa. Muri kwa kuzuzwa mukecuru arebye hariya abona umurima wose wabaye gutya, watitiye. Ikuzimu bahuje inama ngo bahitane ubugingo bwanjye, mu ijuru nabo batihumura, urugamba uriho nitwe rureba. Haleluya, urugamba uriho ntabwo ari wowe rureba, dore ubishinzwe, ushinzwe urugamba ufite. Ku rugamba ntacyo wakwimara, niwananesha ntacyo wakwimara ku rugamba. Ushinzwe urugamba nguyu ahita afata isuka aranshakisha. Hari ibintu Imana igiye kudukora nk'uko yamwe ibivuga, bigiye gutuma imiryango yongera kudukunda, bigiye gutuma aranshakisha, arambona, asanga ndi mururu, nawe ahita ko aruzuzwa, twase turuzuzwa. Yamfataho akuzuzwa, arampeka nuzuzwa, aramanura nsubiza mu rugo. Ngeze mu rugo, umubyeyi umwe w'umurokore araza ati Rahuresi, umwana niwe wamwiyiciye, muhe kumujyane mu ishyamba rya leta, urera rizi ry'imugorore, ugenda ureba ahantu bitumye, uwo mwanda wowe nyina uwurye, numara kuwurya uwukanje uwumire, ibisiga mu kanwa by'ibishishwe umucireho, ugire ngo urevayo yakize kariye, indwara irakira ihute. Mama ati yo nawe nikimukiza no mu mugongo, jugujugu. Nanjye nagenda nkamwata se wariye nayo, ati rya nayo. Mama ati hoya bambwiye y'uyu munsi, ati rya nayo. Ari umuntu wabimubwiye, bantu mwumva amajwi. Imana yambwiye ngo abantu mwiritaniro basubire mu nkuge. Basubire he? Hari abumvisha amajwi barasohoka, Imana irashaka ko bongera gusubira mu nkuge. Mama wanjye ageze ku yuwa munsi ararya, ashyira hasi ararya, mbonye ikigukiza, arangije anshiraho nk'uko babimubwiye. Twaherutse ubuvugano uko, izi nyama mu kanwa ka mama izi zirashira, arakunkumuka ibisebe gusa. Nanjye nongeye gutema ndatemuka. Mama rero none ababonye urwitwaza,
ati nakuririye ibitaribwa wanza gukira. Mba ndagowe rega, mba ndagowe. Ariko nsubiza mu rugo, mama mara nk'icyumweru n'iminsi atavuga kubera inyama zo mu muhogo zose zamushize mu kanwa. Amara atari kubunza kwiyicire, nabuze urwakwica, bana banjye nabaragiye, nabuze abahungu banjye, none waranduhije. Mama, Imana ishimwe, kanihute gato cyane nkiri muri ya mavuta ya cyakirere, murabyumva, mba nkuya y'indirimbo zidasanzwe. Nkahora ndirimba indirimbo itarashira indi kaza. Imana ibwira abantu b'ikamembe mu mujyi bari muri groupe, bantu musenga groupe mukomere, groupe zihuje, groupe ikundanye, groupe itarimwe amagambo, groupe itarimwe imvuzivuzi, groupe itari gusabanya, ibiri mu mwuka wera. Bari muri groupe, Imana aravuga ati mwihute mujye mu rugo hariya, iminsi 7 mutarya mutanywa, kandi muzasanga bambaye ubusa, muzabanze mubambike. Mama yari yambaye ubusa, nta kintu yari yambaye, kuko yajyaga mu bishimbiri akazana y'imyenda barindishije inyoni, akabindundaho nawe akabyishyiraho nyine. Nuko abantu baza mu rugo gusenga, umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, ariko hari ubutabazi bw'Imana. Gurupe y'abantu 7 bazi wacu Imana yabonye ko ngomba gukira. Ubwo ngeze mu myaka 16 nagiye mbicamo nyine nabiciyemo. Barasenga. Harimo umuyobozi wa gurupe witwa Sipiriyani, nk'uko uyu mupapa yoboye. Masenge, haleluya. Baracana barenyegeza, yo Mana itari bayari iraboneka. Ubwo ngubwo noneho barasenga, Imana avuga ati umve aho azaba yicaye bari aho ngaho, kuko n'ubundi ntacyo nasohokaga njya kumara, sinashobora no kugera hano. Ku munsi wa 7 ugeze, nkunda ijambo rivuga ukuntu inkike ariko zaridutse. Abanyempano mukomere, umwe ajya mu mwuka, undi ajya mu mwuka. Mama wanjye bagiye mu mwuka, mama n'umukristo, umukecuru ubirimo neza. Ubu yarihannye bya bivuyemo, byaranibagiranye. Tunagendana mu ivuga butumwa, kuko nibindi sinabibabwiye, ntabyo nababwiye. Birahari ariko ntabyo nababwiye. Yari umupagani, ariko ubu yarihannye, yujuje imyaka 86. Yarihannye, n'ubu mufite mu rugo mukuyakuya, atahe none atahe ejo. Ni ukuri kw'Imana, yarihannye. Ni umukristo ubirimo, nawe aravuga ngo mvuko nyirijuru avuze, kuko yamfasheho nambitswe impano nawe ahita zibona. Mugabo umwe ajya mu ndimi tiku, undi atiki, uko ari 7 bose bumva amakuru y'ijuru. Nkunda kumva amakuru. Uyu mupapa ngiye kubona mbona araje, aho nica ndakabimba buguru bwari bwarangiye iriya nyine, murabyumva. Yari muremure areshya gutya, araza ahita amagurutsa ahantu nicaye, amfata mu maha, aranzamurira hejuru, aranzamura ngumisha hejuru mu ndimi. Banyempano mujye muba maso, kuko umuntu ashaka kuguhanura mu ndimi gusa, kandi Imana ikabiravuze. Imana ivugana nawe mu kirere. Imana imubwira ukuntu Imana igiye kunkizira, mubwira neza, iramwereka. Nanjye ndiyo hejuru ngiye kumva, numva mfashwe no kwinanura, kwa kundi umuntu yigorora nyine yarushye, wigira gutya wigorora. Numva mfashwe no kwigorora, numva neza ndigoroye, numva utuntu turakunjaguritse ngo bene hano, numva haleluya, oh haleluya. Numva kino gihanda ntikiri gufashwa, nimufashwe. Twaje mu cyumba gusenga kunirima, nimufashwe. Numva
ibyari bimfashe mu mugongo, mu maguru bwari bwaragiye guca, numva mu maguru yanjye ajemo imbaraga, numva mpawe kwinanura ndarambuka, akomeza kuvugana na nyiribihe, akomeza kuvugana nyirikirere, akomeza kuvugana n'Imana. Haleluya. Isaha y'Imana yigeze, ibintu birakoreka. Isaha y'Imana igeze ntumenye ukuntu bigenze. Numva ndinanuye ngo myiyo hejuru, kera kabaye Imana imubwira ati nsoje kumukiza, nsoje kumurema, irongera irandemerega. Erega yarongeye irandema. Sipiriyani Imana iramubwira tumve, mugumisha hejuru ndacyari kumurema, angumisha hejuru nk'igihe twatangira iteraniro. Nanjye numva uburi mu mavi bucikamo, numva ubuzara buzamo, numva hano uburenge buri kuza. Yesu ndongera numva ndi kuba mushya, nongera numva bya bisebe, amagufwa yose ashinyitse, nta kanyama naka kandiho. Numva inyama ziri kunzaho, numva umubiri rukunzaho. Imana iramubwira ngo ndangije kumurema mushyire ku isi. Amanura hano hejuru ari muremure, aramanura nk'agahinja, andambika ku isi mpagaze gutya. Ngo ngize ute? Haleluya. Nanjye mba nkandagiye ku isi ya nyirijuru, dore ndakandagiye. Yadutuye imitwaro, yaduhetamisha, none tugenda bambaye muzima. Haleluya. Kanze ndakubwira ukuntu navuye Kamembe ejo bundi, inzi Kigali. Naringeze he? Murakurikira mwarize. Mba ngeze ku isi. Ngeze ku isi b'abanyamasengesho baba bafashe gahunda yo gutaha. Ndabaherekeza mbageza ku bitaro do. Uriho ngwino hano ngwino bakurebe. Bajye banakubaha uyu muntu w'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Birashushanya igitaramo cyiza tuzagirira mu ijuru imbere ya Data. Birashushanya igitaramo cyiza tuzagirira mu ijuru imbere ya Data n'abamarayika. Intambara, gutotezwa, gushungerwa ko mu isi birangiye, agahinda ko mu isi karangiye, tuzahanagurwa amarira twarize imbere ya Data n'abamarayika. Birashushanya we. Ndakuririmba nta dirija wabinyigishije, uretse sheri, nta dirija wabinyigishije, kandi nadirije imyaka 9. Nkunda kuririmba, nta mwarimu wigize umbwira ngo ririmba. Nkunda kuririmba. Abarozi bo mu isi bakuweho, kwitwa amazina bwo mu isi kurangiye, kubura huba nicyo wambara bikuweho, tuzahanagurwa amarira twarize imbere ya Data. Ambo uyu mumama Imana ibonye ko isaha yanjye yo gukira igeze, abayumbe, vuga ngo abayumbe b'ikamembe mu mujyi bari bamaze iminsi 7 iwacu, nambaye ubusa. Rahuresa wambye yambaye ubusa, twambaye ibinyagihuru byo mu bishyimbo, nta suve nta gitenge. Tuzahanagurwa amarira twarize imbere ya Data. Ni heza, mureka mbabwire, mu ijuru bararirimba. Iki kirere cyarapasutse, mbega bakobwa
ibinyagihuru ni ibyenda twambaraga barindishije inyoni mu kadahume. Humva narabaherekeje abashyitsi aribwo bwa mbere ngeze ku isi nkandagiye mbaye undi muntu muzima mbageze iwanyu ku bitaro bya Bucenge. Naherekeje abashyitsi b'ikamembe mbageza dore kuye aho yaratuye nigenza igendere. Uyu muntu rero yakoreye Imana ni Kigali nsanza kiyikorera imigisha y'amabara yose. Oya nibizima twahura n'umuntu Rahuresi uyu mwana ko musa yabaga he? Uyu yari uwanjye maze imyaka 16 mbabaye, ntazi umuceri, ntazi akawunga, ntazi ifoke, ntazi isahani, ntazi isafuriya, ntazi igikombe, ntazi amamesa, ntazi ubuto, ntazi kwisiga, ntazi kozwa nk'abandi bana. nta icyo nzi ari igitoki kino benga twe iwacu bakita akajajaba gitetse mu bishishwa. Isahani yanjye ari urukoma mama yababuye agasukaho nkabirya nabwo, kandi rimwe na rimwe yabishatse. Ariko Imana igivura umwako, Imana kurira ku makoma igaha umuntu isorori da. Imana ishimwe. Ndakira ndamanukana na mama, tugeze mu rugo zambeba sinigeze nzibona, zasaze nasanze zarangiye. Ariko ubwo abantu baba mwiyerekwa ndabemera. Umumama umwe bari kunsengera yicaye mu nguni, Imana mama uriya mukobwa muzava hano yarakize, azambara iki, genda ujye mu isoko mu Bushenge urarahazi umugurira ijipo n'umupira. Umumama agenda tutabizi angurira akajipo ka popori n'agapira kagondo, n'ubu ndakagira kadateze mu buzima nkiriho, kazasaza nzagakabika sinaba nyina kambara. Ariko n'umwana nge nzakabika gapira k'umuhondo hano kariho amabara, akajipo ka poporine araza arabibika abamama amina. Ariko kandi Imana igibaho umugisha, amaze kukabika nkize uwo mwanya marayika Imana ashyize ku isi arabinyambika. Nabaherekeje aribyo nambaye. Umumama umwe nayikuramo igitenge ahereza mama. Turagaruka tugeze mu rugo, za ndirimbo zirakomeza, ka gashuti kanjye kabe yata tuba turakambikanye, anjyanye muri korari yabo y'abana nkabigisha indirimbo nkumva ntibari kuzifata. Mbangiye mu y'urubyiruko nkumva ntibari kuzifata zose, njya mu y'abakuru nakwigisha nkumva ziri gushira izindi ziza. Njya muri paruwasi urarabizi ndigisha nkumva paruwasi yose Mana yanjye. Ndagenda njya no mu zindi. Ubwo korari ya mbere ibingize dirijande, turaririmbye bukeye gato. Imana ubwo ngiye guhita nihuta mve mu cyiciro cy'ubukobwa. Imana impa ubutumwa ngomba kujyana aho bita Intura, uri arahazi. Mageze ku mupasiteri witwa Kagibwami Jacques, mageze mbwira Imana se Mana nzajya mwivuga butumwa nambaye ijipo. Imana twakundaga kuvugana nayo cyane, ariko n'ubu ntaho byagiye. Imana ati umva genda ubwire mama Yesu dirija. Nari dirija ubwo bahise bangira dirija, azaguherekeza. Mama Yesu ntiyarazi no gutera ikorasi muri korari, ntiyarazi gukora ritime muri korari, ntiyari nashoboye gusenga muri korari. Mama Yesu twa tumutungiye ikofi, haza umushyitsi ati nzabaha inshyushyu mukire mu cyayi. Twaba tubuze mikrofone, mama Yesu agahita afata mikrofone eshatu akaziduha. Nicyo twari tumutungiye. Mbwira Imana kuki sumpaye mama Yesu ngo tujyane mwivuga butumwa, azamfasha iki? Imana irama ngo nukugira ngo azagutize igitenge, nukugira ngo azantize igitenge njya mwivuga butumwa nambaye. Ndamubwira ati tuzajyana mwivuga butumwa mama Yesu. Ati ubwo suzagenda bambaye iki? Ubwo suzambara iki? Kuko numvaga kugendesha ibirenge nta cyaha kirimo, numvaga kwambara uko nambaye nta cyaha kirimo. Ngo nzaguhiteza igitenge kimwe, ngo ariko ngo ntuzamwe ngo nsenge cyangwa ngiye ibyo ngufasha, nzaguherekeza nk'umwana gusa. Ati tujya mwivuga butumwa. Ngezeyo nta buhamya natanze kuko igihe cyo kubutanga cya gitaragera.
ahubwo mvuga iby'Imana yambwiye ngomba kuvuga. Umumama umwe w'umunguni w'umukecuru nk'uri yambaye rinete, Imana mangurira mwana wamubonye, tinamubonye, tingiye kumugira umugore byihuse. Ati kandi ntazi umuceri, ntazi matera, ntazi ishuka, ntazi ubuto, ntazi igikotoro, ntazi isahani, ntazi foke, ariko ngiye kumugira umugore, ngiye kumuha ubukwe kandi nta na kimwe azi. Mujyani wawe umwigishe ibiryo. Urumva icyo gihekane? Dusohotse umukecuru arangiye icyara, tunyurane mu rugo nkubwire. Nanjye mbwira mama Nyesi, uramu namwe ngo tunyurane iwe ambwire. Mama Nyesi atumpereza igite. Rimwe, kabiri, gatatu, giwe wampaye igitenge cyanjye. Ndamudirija, njya muri toyi, ndakizinga neza nsigarana yaje papaporine yanjye nambariyeho. Ndakizinga ndakimuhereza. Uwo mumama ntiyigize amenya ari ibiki. Umumama tujyana iwe. Tugeze iwe barabagaga inka nyine bari abakire bafite inyama murabyumva. Dusanga yahise abwira umwana urangije university witwa Jeanne, uteka inyama, ifiriti, amakaroni, igitoki n'ibindi nyine. Urumva yatanze message mu rugo. Tugeze iwe bwari bwije, dusanga ameza, sinza ameza, ibisorori biteretse gutya, sinze bisorori. Mana dusanga umugabo nyine yicaye muri bya bitebe by'abakire by'ibikusi. Ati karibu umushyitsi kandi nabwirije bafashijwe. None dore ahantu ngeze mu kizami, icara. Najya kwicara ko yari za ntebe, nkanga kwicara. Ati yawe icara mushyitsi. Ati byananiye kuko Imana yamunga ngo ntacyaza umwereke kuko agiye kuba umudamu. No kungaburira sinari nzi ko bashona inyama. Ntabwo nari narabonye umuntu urya inyama wenda ngo mbikopere. Nabona ibintu by'ibyaro gutya nkikanga, nabwo ni umuceri iwacu ntabwo narinzi. Nabona ubuntu bumeze guca. N'ubu karoni simbuzi kuva navuka. Nkabona inyama zimwe ziroti zumutse. Ndakubwira nejo ntabwo ari kera ndaza kubijyamo. Nabona inyama bibagashya ndabarwanya mw'iyo nzu. Ariko umumama aza kunyigisha kurya inyama, anyigisha uko bashona inyama, anyigisha uko bafata ifoke. Nuko Imana iba inyeretse ibyo gato cyane. Rero nihute tugeze muri korari, hashize iminsi mike mama Nyesi arambwa atari kobeya kuhora uri igikara muri imbere ndi kumudirija za ndirimbo nakuye mu kirere, numva nta binshi rubanza. Kuhora uri igikara gifufuka kuko numvaga kwisiga sinari mbizi ibyo. Fata amafaranga 300 ugenda ugura amafuta y'inka yitwa Topisi mu gacupa karekare, ujuza muri kware wisize. Ntuzongere kuza niki utugibera n'ibyiso biridutse n'igikara kisa niki. Ati yewe mama Nyesi baririmbye mukomere. Ako nkunda kuririmba. Mama Nyesi ambera mama Nyesi 300 njya kuri karagwa mbwira Imana ati mwamu wite amavuta ni yakenewe kuri nge. Ese nyagure kuko nta muntu harijya bari mu bihe nyine. Imana yamwatibe yatawe amavuta si yagezweho, genda urangura ubunyobwa bwa 300 ujye ku muhanda ucuruze kuko ndashaka ko ngomba kuguha urugo kandi urugo rwawe uzarubonera kuri ya muhanda. Imana mango kandi ako kanyobwa ugashyire imbwira umuhanda, amasanganiro y'umuhanda aba rutereka ucuruze. Yaturu wasa ndayacuruje, abakiriya baraza. Bukeye gato ndongera ndarangura ndacuruza, bukeye ndarangura ndacuruza. Mu gihe ndi gucuruza kanihute mbona umuhungu muceceka mwumve. Ngeze mu myaka 10 ningahe ni 7 yuzuye. Mbona umuhungu w'inzobe kandi abinzobe inzobe irihera. Reka ni muyobozi ntabwo ari muyobozi uri inzobe cyane, ariko ndi gushaka ya nzobe canye kugira ngo mbabwire uwo muhungu wanterese kandi yabinzobe. Ambo okay reka tubireke. Ngiye kubona mbona umuhungu w'inzobe yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'itisi y'umukara. Hano hari ikaramu n'ibaruwa. Ushaka mwumve?
ndi kumwe na wa mushuti wanjye witwa Beyata, mushuti wanjye nyine turahaga nyine turi kurya ubunyobwa, twarakundanaga, kavura kari gutonyanga turi mu mutaka, twari inshuti. Beyata hari hose, Imana yamwe ngo mwatureho umugisha, n'ubu kandi ndi mu rusengero mwatureho umugisha mu gihugu cyose arimo. Imana yamukoremo arantabara. Umuhungu araza, ati muraho, nakajwi nk'abakobwa, yego, ati muyobozi bite, kuko urumva nyine mu rusengero nari dirijante, ndi umudiyakonikazi, ndi umuyobozi w'abana bakorera dimanche n'ibindi murabizi mu rusengero. Ati muyobozi makuru ni meza, aransuhuje na Beyata mu gishuti wanjye, akora mu mufuka. Ati mwakire mu byubahiro. Ndebyeho inyuma nsanga handitseho umuyobozi w'abana gusa. Ndavuga tubona ni abana batumiye abandi, abana banjye bari bafite imiririmbire igezweho. Ndavuga ati naba batumiye, ibaruwa nyiterera hano nyine ndayireka, arigendera, yise agenda. Kera kabaye mbwira batatu shaka ndeba abantu batumiye korari y'abana. Ndebye nsanga handitsemo kuri muyobozi w'abana Beyata, ndagukunda, niyo baruwa ndayigira. Haleluya, 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 haleluya. Ndagukunda cyane cyane, iva hano ikagera iwacu y'umurambararo. Ngo kubw'ibyo rero hari kuwa gatatu ndashaka ko, ariko ibimenyetso byari bihari, ntugire ngo ni kwa guhita wiruka mfite imyaka 17. Hoya, hari amakuru umuntu aba afite. Ngo kubw'ibyo rero nimba byemera, ejo kuwa kane tuzahure kwa mudiyakoni mukuru, mama nyine umudiyakoni mukecuru wacu ku rusengero, tuhahurire. Kuwa gatanu tujye kwipimisha sida, kuwa gatandatu inze gusaba no gukwa, ku cyumweru mu ibaruwa, ku cyumweru turangwe, kuwa kane tujye gusezerana, ku wundi wa kane dushyingirwe. Niba ubyemera, ikimenyetso nzakibwirwa n'ejo tuhuriye kwa mudiyakoni. Urakoze. Ni uko ibaruwa ivuga nzayibereka, nta kindi kirengaho, nta n'ikibura, nta kindi kirenga, nta n'ikibura. Mpita mfatwa n'ubwoba. Kuva nabera nibwo bwa mbere nari mbonye ibaruwa, nibwo bwa mbere nari mbonye, murabyumva, ni nabwo bwa mbere nari mbonye sheri. Ngeze mu rugo mbibwiye mama ati soma ibaruwa. Mama ati nge nari mbizi ubundi ntibigomba kurenga ku kwezi. Bukeye njya kwa mudiyakoni, ninjye wahabanje. Mukecuru ahita kwara, yarari gutonora ibishyimbo, aransengera. Haleluya, aransengera. Imana impa amakuru n'umurongo ngenderwaho, ntabwo bari baganiriye. Ibi babeja umukozi Imana yakubwira ngo akiri imodoka ngo burango nuko bazi ko ndi gukorera perime. Hoya, hari ibintu Imana yivugira. Umugabo umuhungu aza kuza rero arahansanga, nyine amudiyakoni aradusengera, niye mbigize amenya ko turi abafiyase. Bucya tujya kwa muganga, bucya nyine aza gusaba no gukwa, bucya turangwa ku cyumweru, kuwa kane byagenze ute. Ubwo waba yanshakiye n'imyaka 5 agomba kunshyira ku myaka yanjye 17, arayishaka yinkubitaho. Tujya gusezerana mu murenge wa Bushenge, urarahazi, ni rere farasi kwaza aransezeranira. Turamanuka ku wundi wa kane tujya muri paruwasi ya Bushenge, urarayizi, baradushyingira. Nambara agatimba 2, nambara agatimba, yambara kositime, tuba turimanukiye. Mba ngiye kuba umugore nabo umugabo. Haleluya, haleluya. Ngeze mu rugo, muceceka mbabwira ndi makuru. Ngeze kwa Fabiyani, mbona umukobwa nk'uyu araje arangwase, kwa kundi nukuramo agatimba urabizi. Ati ntiwibwire ngo uje mu rugo, uje mu ishuri, injira mu kizami, injira mu ishuri. Ndavuga ati Yesu, ishuri. Imana niwumva mugenzi Imana imubwiye ishuri, uzamufashe gusenga. Niba ubuze icyo umumarira, sigaho kumusonga, ahubwo musanga umuhumurize, utikomera si kera, ejo bundi uratabawe. Musengere kuko ni ishuri. Umugabo rero arambwira ati turebe amakado baduhaye. Turabara dusanga baduhaye amakado wa
ya makado habamo amafaranga dusanga baduhaye ikofi. Umugabo aravati dore amafaranga ati none se ntabwo ari umugabo wanjye ntiyari uwiriya yari ahari kubw'impamvu z'akazi ariko yaranahubatse ko numvisha amateka y'ukuntu ari ibitaribwa ko amakuru yawe nyazi ukaba waranywa ibitanywebwa urumva ukunkuzanye mu rugo sinkuzaniye ubukure kuko uri umwana kuko arakuze n'umugabo ukuze. Ndashaka kubanza ngoye ku biryo wanyu batari kukubonera kandi iwacu ntabyo bari kubona. Urumva ushaka kubanza iki? Mbyo mbwira icyo ushaka kurya buri cyumweru nugihaga kikugeza aha umbwira ikindi nugihaga ki umbwire. Meta ndavuga ati inyama n'ubugari. Icyumweru cyose ubwo n'inyama n'ubugari. Ati mu gitaha isambaza n'umuceri. Yari afite akazi keza. Ati sawa. Atubwo urumva nta maboko nari mfite nta namura mu kazi wanjye ngira nuko nyine nuko. Arambwa ati noneho rero uzi guteka se? Ati uzi guteka iki? Ntacyo. Tubwo ndakwigisha guteka. Mu gihe twicaranye mu gikoni ubwo yagiye guhaha nyine aho yari afite akazi babagaga kuva ku nkoko ku rukwavu ku nka ku ngurube wowe uvuye mu kazi ugatora inyamushaka ugacyura ukazishyura ku kwezi ni uko byari bimeze. Ati mu mpereza ibiro bitatu mu mibiro bitatu byihuse by'inka nziza y'irode bitatu nkabonye arabizanye. Ati sheri inyama. Ati sawa. Ati mbanze nkokereze. Urarya nizitogosheje? Nizifirituye? Ati sawa. Mureka mbabwire byakabaye narahuye n'ikibazo cy'inzara ubu narya ibiro bitatu by'inyama nkabimarara gato cyane twahisha. Urumva twicaye uwa babiri ndi kwiga guteka uwa babiri ku nkono twahisha. Ati ngaho rya nkarya izisigaye tukabika twamara kubika mu gitondo nkasanga isafuriya irogeje. Umugabo ati sheri mpa ku biryo njye mu kazi kurya ibiryo bya mu gitondo se n'icyaha muyobo nta cyaha kirimo. Najya kureba mu isafuriya nkasanga irogeje. Ati sheri nta birimo. Ati wakumva ko kubera ubuzima bubi nabayemo ubwo nabyutse ngo nariye akazana ibiro bitandatu by'inyama nziza zirote zitagira igufa. Ati sheri kambanza nkokereza agashumikamo umushito w'inyama zigerera ku rusengero nkarya izokeje nkumva zigeza nkamati zitetse ntazo ndya agateka neza agashyiraho mu gitondo. Ati mpa ku biryo ndya nkasanga ari zimwe zifirituye ari zimwe zitogosheje ari bya birayi n'ibijumba cyangwa ari wa muceri umugabo ati yaba mpa ku biryo ngende. Ati rega nabibuze basi mpa umuceri wonyine. Ati nawe ubuze muri abageni mutaramara n'iminsi 3 uri kubyumva. Niba ubuze icyo mumarira sigaho kumusonga muhumuriza. Arirutse agiye ku musaza wamvugiye ijambo. Ati ntuzanamushobora beyata. Ati umuntu ari bitaribwa akarya umwanda akanywa inka arifa biya ubundi uzamushobora ubwo ni uzirya. Nanjye ariko mu mutima nkumva kubwo kuko twabaga turi ku meza nkamubwa sheri wariye. Ati nge sinkunda inyama jurya nge sinkunda inyama akifatishwa kangana guca. Nge mu mutima nkahita numva ko yanze kurira ku meza kubera isoni kubwo ari wowe wabonye nsinziriye arabyuka ajya kuzirya. Mfata inkoni ngana umusozi mfata inkoni ndavuga ati uyu mugabo uhora urya inyama kancura akanga kurira ku meza ni uzirya kampagarare ku isafuriya. Ninza kumva abyutse ndamukubita mubaza impamvu atarira ku meza mu ndakazirya wenyine. Nkarara ku isafuriya mpagaze ari nyine yivire mu kazi yarushye yisinziririye. Nanjye ndinze ngo inyama ikigeragezo kiraryana buri muntu mu rwa ruhande. Bwajya gucya nkavuga ati se ubundi ko bugiye gucya ataziriye kanjye kuryama. Agahita kambyutse ati yewe genda ushyushye ibiryo njye mu kazi. Nagira muri ya safuriya naraye ndaririye nkasanga irogeje. Ati se ubu komana ariko abamama muri kubyumva umugabo agera mu biro 8 by'inyama. Ati
ati wenda arajya ry'ibiro 5-6 ariko ibiro 8 ntazabimara ngo acure. Nubundi bibuko agira mu biro 12 njye mu bukwe bwanjye nta biro 12 byakozemo by'inyama ariko umugabo arazihashye arazinzane nubundi buracyatubuzemo nakagufa kakandi uvuga ati zigezemo imba ari ibijumba byuzuye noneho igihe cyarageze akamwe ati guteka ibijumba byinshi sibyo mu cyaro murabizi nubwo ejo ziri gubiha abana ariko nawe ubona icyo ufata kuko yumvaga nyine abagabo mugira ubwenge Imana ijye bagwiriza ubwenge bagabo mugira ubwenge Imana ijye baha ubwenge bwinshi ndetse ati guteka ibijumba byinshi wuzuze inkone ejo ziri gubiha abana baba baturanye nawe unaryeho sheri mu gitondo kandi yampa ku kijumba imbinyama zabuze najya kureba ibijumba nkasanga nta nigishishwa nk'abati nta birimo nza kubaza mama umugabo nashatse arancura arya ibijumba ni mama ati jya umureka arye niwe uba wabihashye jya bimureka arye nawe yajya ku musaza kumugisha inama ati ntuzanamushobora nawe azakurya bibagashya ariko Imana iza kutubwira muri korari ngo arimo umumama ufite ikibazo kitamenywa n'umuntu wose ubonetse. Korari nisenga amasengesho y'iminsi 3 urarayizi korari yacu mutarya mutanywa nje gusobanura ibidasobanuye turayasenga buri wese yine yishyashyanira. Umugabo arambwa avoka zirahari n'ibijumba uzagenda usenga ndajya mva ku kazi uvoma amazi menshi nzajya nza noga n'ibijumba na avoka niryamire tisawa. Turi amasengesho mu minsi nk'ibiri tuyisoje mbona umugabo araje ati muyobo ndi gushaka mugeni ndasohoka ati niko noneho wazanye abaporo bose kuryo za avoka byabijumba byose babiriye aterega sinigeze nza mu rugo ati manuka ujye kureba manuka ngiye kureba ngeze mu rugo nsanga yini nkono nuko zimeze. Umugabo ngo ati fata amafaranga ugende ugura isambaza hariya uzusonga ubugari gusengura bujyayo nyine murabyumva. Mu gihe ndi kubikora ndi gusonga nahishije isambaza ziri hasi ndi gusonga ubugari ne bugiye gushya neza twumva ku rugi ati we twumva ni umuntu w'umushi uvuga ururimi nyine rw'ibushi umusaza nk'uwese nta urimo musaza rukukuri ngo Imana irambwiye ngo mutetse ubugari n'isambaza bwari bwije ari nka samo y'urabyumva nimuhitamo umva 1 2 3 mushyire mwibase muvaha murapfuye tese muze tujye ati yaba muri gutinda musohoka ubugari mbukubise mwibase n'isafuriya zasambaza mwibase n'isafuriya ndapfutseho igifuka ati muze ngo tugende se muze turi kujyayo ati ni mukinga tugenda ariko ati bana bakobwa ko bari n'abahungu ko Yesu we ariko ari umunyamwuka afite yerekwa ry'ibintu byacu byanze gusobanuka ati murapfuye ni moshi tugende mba nikoreye isafuriya irimo ubugari n'isambaza n'igifuka uko nakava gusanya niko nyambaye tugende turagenda tujya bwari bwije bijya nka 2 nka 3 nka 4 tuva ahantu dutuye Remera uyu urahazi turagenda umusaza turi imbere yina ari mu mavuta mu mwuka tubona ducishije mu myumbati tujya kubona tunaravuze ngo naha Imana imbwiye mujya mw'imyumbati ati ni yandese ati ndabizi se ati kurobo ajya mu ndimi Imana ati aha niho mugomba kuruhukira kuko mwari mupfuye. Mureka mbabwire twavuye muri yanzu ihitirashya yari nyakatsi nakingira muri nyakatsi rega irashyira kongoka irashira natwe ubwo ngubwo tuba tujye muri ya myumbati nari nitwaje tuzi mu kabuni turakarabye turariye turangije umusaza dusengera Imana avuga ngo nzahabatabarira mw'imyumbati nzahabarindira mw'imyumbati ndahabagabije tutazi ari mu Rwanda tutazi mu murenge tutazi mu kagari tutazi umusaza buke yaritahira atacyo umugabo amuherekeje asanga yanzu yarahiye. Umugabo ati nta n'umwenda wundi nuko gusa nta nicyo kwirosa nta tugumyaho ibyo kujya gusenga babituvuyemo tugumye muri ya myumbati bucyaya gato hashize igihe bakajya batangaza inzu yo kwa mugeni yarahiye bahiriyemo nta makuru bari bazi nanjye sinajyaga abantu bari kukura byumva kuntu navuye mu iyo nzu meze
ariko kimwe tugiye kumva twumva haruguru umugabo n'umugore bari kuza baganira umugabo ati twafashwe ati turagowe ati menya ari bene myumbati ati busa turavuga ngo iki baravuga ati niko ko tubona ati yababa harimo n'ikirago mawe ati mwandaya mwe mwaje gukora ibitakorwa mu myumbati yacu nimwe mutuma isambu yacu itera bafata ibiti pu ati rega nimutubabarire ntabwo turi indaya turi umugore n'umugabo urugamba ibibazo ati none Imana yatuwe ngo nituze hano niho tuzabonera amahoro ati ariko umusaza turi kubundi kusa na Yozefu ubundi yako mbona usa na Yozefu muko wa wundi ukora mu murenge wa Bushenge ati ndi umukobwa we narashingiwe n'umugabo wanjye ariko batukubise ibiti by'imyumbati ati ndi umukobwa twarashingiwe dore n'urupeta yemwe muzi ko urupeta rujya rutabara umugore n'umugabo muzi amakuru y'uru Imana ukajya amahirwe karukwambika ukaba utarwambaye ukaba wararwanze nge rwarantabaye ati dore ndarwambaye twarashingiwe n'umugabo wanjye ati none kuki muri muyimyumbati Imana tuwe ngo nituyizemo niho tuzatabarirwa niho amahoro yacu ariko uko twabuze amahoro ngo niko Imana yababwiye ngo okay umva mugabo hano turahaguhaye yari umurima munini uva hano ukayeririye turahaguhaye imba ariho amahoro yanyari muhubake mushyire mu inzu haleluya umugabo yahise ajya gutira igipaho arasiza gato cyane dushyira mu inzu y'amabati 20, 30, 40, 50, 55, 75 tushyiramo icyumba cy'amasengesho paruwasi duyi cyangombwa cy'amasengesho babaririmbyi bari barambuze icyaryaga inyama bari abadayimoni b'ibishumurano barabatumaga umva buri Imana avuze ijambo ryiza iravuga idukuye inyatsi mu biganza inyatsi n'ibishumurano ni ibintu bohereza ngo umva bagatuma abazimu ati mugende icyo musanga mu nzu yabo cyose kiba udufaranga kiba ibiryo kiba ibijumba kiba avoka kiba iki mukuremo ni ukuri bakajyana ubwo nabuciyemo ubuhamya sinavuze ukuntu banyweye amaraso sinabivuze nyine urabona kanihute gato cyane aho hantu turahaba Imana iravuga ngo umva nyine ashizemo ikindi gihe muracyumva ndashaka ko mujya mu mujyi wa Kamembe indani Imana tujyana mu mujyi wa Kamembe turahaba ubwo sinshatse kuvuga byinshi ejo bundi ati ndashaka ko mujya mu mujyi wa Kigali Kigali najyaga mpaza mu ivuga butumwa nageze ibatsinda murahazi igiheka yego ndaza ngera hari mu kabuga kanyarutarama naho ngera ni Kanombe kura ADEPR ya Kanombe naho najyaga mpaza mu ivuga butumwa ariko nkitahira Kigali ntakunda kubera nabonaga ubuzima bw'Kigali Imana ivuze ngo Kigali ndikanga ndanga ati Imana ntabwo tuzajya Kigali umugabo atese Kigali wowe uhazi uzihameze ute ntabwo umugabo wanjye arahazi rero te Kigali usanga abamama bikora tuneke iwacu nta dutaro duhaba nyine haba wenda ibyo byo kujya muri Kongo gushaka yo forode ariko nta bindi nabona kuno umuntu ahetse umwana nagataro k'ipapayi n'imineke nkabona n'umuruho nkamubwira umugabo ati Kigali ni reka Imana ati murajyayo ntimujyayo ejo bundi nyine ati ntabwo tujya Kamembe ubwo nahageze Imana intera iteka ubu napimaga 203 nibyo napimaga kandi ninjiye mu uyu mujyi wa Kigali ari byo mpima ejo bundi naje ari byo mpima 103 ariko nyine biba bikaze noneho Kamembe mpabonera ubuzima bwiza nkora ku madolari biroroshye rero gukora ku madolari Kamembe nkora ku madolari nkavunjisha nkamenya ngo ndavunjisha amakongomani ndavunjisha marundi ndamenya ngo mama arambara igitenge none ejo nzagigoma ejo nzagi Burundi cyangwa njye mu Bukavu ubuzima bugenda neza umwana wanjye yiga heza ubuzima bugenda neza ya mibabara Imana mango nje kuyikwibagiza kurara ku kirago yo kurara hasi yo kurya nanjye nkamenya ngo ndarangura amanido kimwe ngishyire mu kabati bajye banywa nido ubuzima bukomeza Imana ati muraje Kigali aterega ntaho tuye yohereza ibisambo sinshaka kubijyamo cyane n'ubuhamya
yohereza ibisambo biraza bidukura ku gitanda ejo bundi bidukira ku isima biratwambura imyenda n'iyimbere biraryana bajya mu nzu bya bindi byose n'igitanda bajya mu nzu neza na wa mugati w'umwana na yashashi warayuzanye mu munyu barajyana nari mfite umukozi arasabye uruhushya rwo kujya iwabo hari ikibazo cye cyabonetse yakunda gutuntu two gutaka mu nzu uwo mukozi natwo nisanga turi hasi badutera imiti tuba barafu twigumiraho barigendera kuko ngo nanze kuza i Kigali bantu b'Imana tujye jya wumvira umwuka w'izurukundo ntasa n'uzagira kumvira umwuka kandi icyo umukozi azagutegeka uzagikore kuko aba ari umwuka gato cyane tuba barafu twigumiraho hari ku cyumweru ku wa mbere twigumiraho twabaye barafu ku wa kabiri bigeze ku wa gatatu mu gitondo nibwo twisanze turi hasi ducayutse wenda ni nkako nabivuga twongeye kuba bazima Imana idutuma ati murajya i Kigali ntimujyayo mbwira umugabo ati twemere cyangwa duhakane umugabo ati twemere i Kigali rero nta muntu n'uyu umwe narinzi nahamagara mubwire ngo harya i Kigali haba inzu yangaye harya i Kigali najya Imana ubwayo iramwanga ngo ubwo we inyisangiye ubwo wemeye kujya i Kigali jyaho bita Ikinyinya mu rugo imbwira izina ryaho hantu irambwira ati kandi impamvu nkujyanyeyo ni irayimbwira Imana iramwanga kandi uzakodesha inzu y'ibihumbi 11 kandi uzakodesha amezi 2 gusa 22 ibimbwira nta natani igiceri iki cya giceri cya 5 cyabagaho ntacyo dufite iwacu mu nzu ariko ubwo umugabo sinababwiye kunine batwambuye ubusa badusigaho biba ngoma ngo bamujyane kwa muganga bamutiza isurubeti abakarani duturanye bamutiza isurubeti abari yajyana kwa muganga umugabo tujya muri gare ya Kamembe nta natanu dufite imodoka ya mbere hari bavuga Rusizi Kigali Rusizi menya ariko bavuga umugabo ati tujye mwiyese nkamuha ati tuba turetse ntabwo yaraziwe no kurenga kuri shangazi hazi ya kabiri Kigali Rusizi twagiye ati nkomba namwicaye nk'abari kugenda se mwaje tukagenda nkumva umutima uranze umugabo atase turagenda cyangwa ntitugenda tinose kubona nta munatanu dufite wabayuretse abagabo rero ndabemera imodoka ya gatatu iraza izamwe umuhungu witwa Mwembo waruzi ko ndirimba nararirimbaga usiye ko umuntu agenda asaza urarabizi nariririmbaga kwa kundi dirigente bisanga afate mikrofone nge nagera kuri aritari burya ngita mbona mikrofone 3 ziza zinze imbere najya gufata iriya nduze 3 higo wapi nararirimbaga nkahita numva amasinga y'ijuru aracagagura Mwembo arambwa ati be ataweti ati mana we aturacyaririmba nka mbere ati mbirimo neza ati ndirimbira ubwo turi muri gare ya Kamembe abandi bagenzi bari kuri nyine bajya i Kigali ati uracyaririmba ati mana we ati none se ati n'umugabo ati n'umwana ati muri kujyahe i Kigali yes we atumve beya ikintu ntati kiryawe nkwatsi nta natanu twari dufite ndashaka kujya mu iyi modoka nka kugeza i Kigali n'umuryango wawe turicarana imbere ugenda undirimbira uzi kuva Kamembe muri gare aho bita ku Kadashya uririmba abandi bakagera i Butare kwa Haji kurya ugasigara mu modoka uririmba bagasubira mu modoka uzuririmba ukajya Nyabugogo uririmba abagenzi bavamo ukava mu modoka ari uko bashizemo urabizi wakwa ngo vuga Kamembe uririmba Mwemba tumve umugabo ne injira mugabo n'umwana yinjira beyata wowe icara hano ndicara ha wicara uririmbe umva twicaye mu modoka nta natanu Cecile wanjye mfite umwana witwa Cecile ababonye umukobwa nk'uyu urangije kwiga muri Kongo ufite urukundo aramwiyegereza papa we yicara nk'ari inyuma
naturu imodoka bayishituye gutya atiririmba mba ndatangiye njya muzanjye z'impimbano njya muzo mu gitabo njya mu zindi za korari zindi njya muzo numvisha kuri radio njya muzo numvisha hirya no hino indirimbo zinshiramo mu mihogo haruma duca muri Nyungwe abantu bose barasinzira njye ndirimba mwembo yari afite icupa ry'amazi yani imbere nyine kwa kunda imodoka abantu batwaye imodoka bayafite habe no kumbwa ati bo beza kumunwa nduma iminwa nza ndirimba uzikurinda mana we yewe mana we mana irarinda yandindiye muri Nyungwe abantu barahajya bakabumba iminwa kubera ikibazo nje nahageze ndirimba turaza tugeze Nyabugogo hariya Nyabugogo abantu bose bashize mu modoka turururuka ariko wa mukobwa na Cecile wanje twageze kwa haje abantu bose bavamo bajya kurya sigara ndirimba wa mukobwa kuko Imana ibiza umuntu ufite ikibazo azanira Cecile wanje amaji amanyama ibirayi umwana ararya mu modoka arahaga Imana arizi ko ninje mu ishuri i Kigali tugeze Nyabugogo tuba twicaye mwatwatuzu twabagenzi ndi kwihuta amasaha yatugiye mu gihe twicaye mu tuzu umugabo atetse ikinya twahageze bo yari yanazahaye murabyumva byo kubera ikinya twahageze ati wapi ati tugenda ariko ese turagenda ariko ubwo nge nari ndi mu mwuka ndi mu mavuta ngiye kubona mbona umugabo witwa Manuel wajya guza najyaga nsengera ibyifuzo igihundwe harimo abahazi bari barampaye umunsi wo kwa kabiri wo gusengera ibyifuzo hakazamo abantu benshi hakazamo umumama witwa Manuel avuye ku Gisozi nk'umupapa witwa Manuel akaza kuko numvaga twagurutse abashyitsi ati navuye i Kigali nge nkamurara ni wanjye nkamamaza ashyushye nkashaka isambaza bantu b'Imana abashyitsi ni beza abashyitsi bazana umugisha nicaye Nyabugogo gutya twashoboye umugabo ariko mate twagezeyo mbona Manuel araza ati mutumisha wa Mungu wageze inose ati Yesu ashimwa himbazwe ati Yesu we n'umugabo ati na Cecile ati yari atuzi n'urumva yararaga iwacu tuziranye cyane ejo bundi yagize impanuka arapfa ariko nuko kwezi gushize nta kibazo Imana yaramwakiriye yari yabimubwiye ariko Manuel ati none se muri kugenda hageze tikinyinya ati mfite ikimoto cya rifani mujye mwinyuma mbagezeyo atwicaza muri cya kimoto turagiye tugera ikinyinya nyina ku rusengero murahazi hafi aho ngaho niho dutuye tuhageze mpita numva ijwi rimbwira ngo nabashyire hasi mumanuke mw'iyi mirima nepfiyo nyine urumva amakuru nari nyafite tuhageze Manuel adushyira hasi Manuel ahitako ati mbona no hari umuntu ngiye gutwaza amabati ku Gisozi bayi nzabasura neza mu rugo ati bayi kangire mama wanjye ati bayi numva ashyize akantu mu biganza umuntu agwereje akantu mu biganza wahita ureba gutya ntabwo ari umuco wacu urafata nta natanu nari mfite kandi Imana yambwiye ngo ngiye mu nzu nishyura 11 ku kwezi kandi ngo ndishyura amezi 2 ngo nyuma y'amezi 2 nzabona ubutabazi bwayo unyumvira iby'Imana ambo nkomeza kubika ubwo turi bane Manuel amaze kumpa bya bintu aravunga ariko se ubundi ndi kugenda mbasize naje nkajya kureba aho muri nazaza nyobagurika turamanukana turagenda njyewe mjye imbere nkataha Imana yambwiye nyine ndagenda ngera hahana Imana yambwiye bari gutonora ibishyimbo by'ibihembe niko yari yambwiye ndabasuhuza nk'abameri amakuru ni meza tinanje kureba yanziri hariya hepfo ya 11 mbibabwira nk'ubizi kuko nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kurahatage twarekeye aho mbabwiza ukuri kuko nari mfite ukuri ndabwo ati yanziri hano inyuma y'izindi ya 11 niyo ndi gushaka mabuja ati narimaze no kuyikoropa ati kanze nyibereke mbivuga nk'ubizi aragenda arayitweka nsanga ni icyumba na saro mite numva nshatse kujya gusoba ngeze hanze ndebye nsanga ni inoti imwe ya 5
indi note ya 5, indi note ya 5, indi note ya 5 7 n'indi note ya 2 itarengaho n'igice. Haleluya, haleluya. Itarengaho n'igiceri cya umva 22 bitarengaho igiceri cya 5. Iki Mitako ndaza nikwetuye cyane kuri mabuja. Mabuja namaze kuyitwereka. Ti mabuja ngo kandi ukwezi kumwe ntitujye tukwemera. Ni ku Kigali mukora. Ndamubwira ati nanjye n'amezi 2 akira. Pa 22 ndabimuhereza. Tuba twinje mu nzu na wa Manuel wacu. Tugeze mu nzu Manuel ati good ati shuri. Shuri Kigali kandi rinjeho. Ubiri ni shuri kandi. Ariko tugumaho nyine nta kundi. Manuel aritahira, amaze gutaha dusigara iwacu. Nta matera, nta mbabura, ariko ubwo naratatse nyine ohaza umwisilamu. Imana mango kuko wanze kujya Kigali ku murimo wanjye nzakwibagiza n'abari bakuzi. Umukecuru w'umwisilamu duturanye amasharupe y'umuhondo n'ubu ndayifite n'agapira k'isengeri. Naje Kigali ari byo nambaye. Twicaraho ngaho mbwira Imana ati Mana ndababaye. Sasire wanjye yari yahaza itarasinzira ku isima. Umugabo wanjye we yari yarembye nawe baragwengetse. Biracitse birayoba. Nanjye ibitotsi birantwara. Tuba turanaryamye n'umuruho byose urabyumva no kutamenyera imodoka. Mu gitondo Sasire ati mama igikoma. Mama mugati. Bimwe by'abana nyine murabizi. Ambonda vatu ubuzima burakazi. Papa wacu ashize minsi mike abantu b'inzobe rero bahita y'inzara bari ikintu ahita bubururu. Umuntu muyobo mwari. Umuntu w'inzobe iyo yakubiswe yanzara nkiyo nahuye na ejo bundi nzi Kigali inzobe ihita bubururu. Wireberamo gutya kubera inzobe cyane ipika ukajya ubonamo ubururu. Mugabo atangiye kububurura arambwa ati nge nta wacungira. Nta mama nta papa nta wowe ufite nyoko ndamusanze ngune dutahe tinone yatwicira muri Nyungwe tinzara iranyishe mbwira umwana ati genda aho ushanga bahasi ibijumbuza n'ibishishwa. Umwana ati nahabuze ati jya muri toyi aho ubona kabuni ukazane tugasabemo amazi tunywa inyotira. Umugabo ati bamenyere kunywa ibitaribwa njyewe simbi ikigeragezo. Igiti cy'ibigeragezo gihundura kirabya kugira ngo ikigeragezo kigushegeshe. Igiti cy'ibigeragezo gihundura kirabya. Ana ibyo byose kandi Imana yacu igira ute? Imana yacu igira ute? Imana yacu igira ute? Nawe wumve ko hari ibyo izakora kuko uko yari rejo n'uyu munsi ni kwiri. Ijambo ry'Imana rizo mu butaha. Ahubwo tugiye gusenga. Tugiye gusengera ibyifuzo. Kandi nkunda kubisenya ni ikintu njya nsengera ku byifuzo ni ibyifuzo njya mbisengera nezerewe numva nanizeye. Tugiye guhaguruka. Waba ufite icyo utambwira, icyo utabwira umugabo, icyo utabwira umugore, ufite icyifuzo utavugira aha, ufite icyifuzo wajyanye mu butayu kure na hafi mu mazi uremera uratega n'amatike uragenda. Ufite icyifuzo cyo gushaka umugore kandi Imana iguhaye atari ukwirebera. Ufite icyifuzo cyo gushaka umugabo Imana iguhaye atari ukwiruka. Ufite icyifuzo cy'iterambere, ufite icyifuzo cy'inzu, ufite icyifuzo cy'akazi n'ibindi. Ariko Imana irabizi. Tugiye gusenga. Amina. Kandi icyifuzo ufite ugifite iwawe, sibyo? Reba iwawe rero. Hindukira. Imbi wanyari iri aruguru rebayo. Imbi wanyari iri yepfo rebayo. Nyine gereranye wanyari iwanyu ni hirya ngo urebeyo rebayo. Ye. Buri wese areba iwabo, reba iwanyu. Reba mu rugo rwawe. Haya dotike dezo pai sikere bore shayi. Imbari iri yepfo rebayo, imbari na ruguru rebayo. Reba iwanyu kuko ni ufite icyifuzo. Erekeza y'amaboko dusenga Imana. Erekeza y'amaboko. Mana yacu nziza. Mana nyiribihe, Mana ikora bikaba kandi wategeka bigakomera. Tuje imbere yawe uyu mwanya
Alala sisi bondike destize. Turaguhamagaye nk'Imana, turakuraritse nk'Imana. Uri umutunzi w'imbabazi, uri Imana ishoboye, uri Imana izi kurwana. Iri teraniro warirebye, waryitegereje. Iri teraniro ririmo abanyabyifuzo bya bindi bikomeye, ibyifuzo bya bindi ari abari bikemurwa n'amafaranga byagakemuwe, ariko n'ibyifuzo dufite bituruka kuri wowe. Ni wowe ufite gukemura ibyifuzo by'abagabo, abasore n'abakobwa, bya byifuzo dufite mu ngo zacu, ibyifuzo by'abana bacu, ibyifuzo by'abadamu, ibyifuzo by'abapapa, ibyifuzo by'imiryango, ibyifuzo byo ku nzu yawe. Dufite ibyifuzo. Mana iri mu ijuru, hari ibyifuzo by'abarozi baturoga, iby'uburwayi bwatoye hakarande, ibyatuteye intege nkeya, ibyatumye aba bagenzi bajya mu bapfumu. Turayazikiri borastize ratike de bodasti arashayabaya. Hari afite ibyifuzo bakumva banywa inzoga ngo nibwo baruhuka mu mutwe. Oya turabyiziboresiki, turabyanze. Tuzi ko ufite gukemura ibyifuzo, tuzi ko ufite igisubizo, ufite igisubizo cyo kuri iyi nyubako, ufite igisubizo cy'abaririmbyi, ufite igisubizo cy'abanyempa, ufite igisubizo. Hari iwacu rero, hari iwacu. Ubu turi mu nzu yawe. Genda ugere hari iwacu, kuri bya bindi bituteza kamere, kuri wayizizimini. Hindura bwa bushomeri, ibyifuzo byo kubura akazi, ibyifuzo byo kubura ibyo kurya n'ibyo kunywa. Hindura ibyanze guhinduka. Hindura ibintu kuri Imana, hindura ibintu. Amin yasikirebo. Urakoze kuko hari ibyo dusubije, urakoze kuko usubije ibyifuzo, urakoze kuko utanze urubyaro mu iteraniro, urakoze kuko hari inzu 6 utanze, urakoze kuko hari inzu 6, hari inzu 6, hari inzu 6 utanze mu iteraniro. Kurira kwararira umuntu nijoro, mu gitondo impundu zikavuga. Amina. Hari inzu 6 utanze. Atiko dizo payi nasisi dayizo pere. Yego, urambiwe n'agasuzuguro k'abapagani, urambiwe n'agasuzuguro k'abanyamahanga. Iri tani utanze mu inzu 6 byihuse. Titizo zizi bayidike. Waduhaye imfunguzo, ntitwasobanukirwa icyo duhereye imfunguzo, ariko bigaragaye ko hari inzu 6 Imana itanze. Ati sikiribo z'abanyamasengesho 6 Imana irabivivuye, izo nzira zivivuye, izo nzira. Amina. Harimo ufite icyifuzo cya kredi, rati dezopedi style yaragujije muri banki, abuze ubwishyu, arabaguje mu bibina, arabaguje mu mashyirahamwe, arabaguje mu mabanke. Iki gifuzo cy'idene turagisengeye. Ishura madene. Urakoze kuko hari ibyo ukoze ku bwa Kristo Yesu. Amen. Hallelujah. Imana ishimwe.